Dutangiranye cyangwa se dukomezanyije mu gafilime kacu keza cyane. Hano rero mu gace ka kabiri dutangiye, Anna yari arimo gukinana ndetse na Clara, anti Clara wiwe. Akajya amubwira ati ariko anti kubera iki buri gihe uba ushaka kunyiba? Ati reba n'ubu ngubu wari ugiye kunyiba kandi ni njyewe wari utahiwe gukina. Hano Clara akajya amubwira ati ariko uretse ngufashe. Undi akamubwira ati oya reka nanjye ariko nkine ndebe yuko mbizi neza ko ndi bugutsinde. Ati ndabizi neza impamvu urimo kuvuga ngo mfashe, uragira ngo utume nza gutsindwa sinkutsinde kandi ndabizi ko ndi bugutsinde. Hano rero bakomeje kurwanira telefone, gusa Anna cyangwa se Liza akayikomeza abwira anti we ati ariko urabizi njyewe ndeka nkine cyangwa se umbwire nanjye nze kuza kugutesha umutwe urimo gukina mu mukino wawe. Hano rero Clara yahise abihindura iby'imikino asa nkaho abimuvanyemo, arangije atangira kumubaza ati ariko se kubera iki utambwiye kuri za nshuti zawe zo ku ishuri? Undi aramubwira ati ariko se anti ubu ngubu kuko rwose uragira ngo tuvange story cyangwa se ibintu byo kuganira no gukina twari turimo kwikinira twishimye? Ati buretse nzakubwira, ati wewe wigira ikibazo nzakubwira ku nshuti zanjye zose, ati kandi nzanazikwereka rwose simbigusezeranyije se? Arangije rero amaze kumubwira gutya aramubwira ati se uransezeranya yuko uzabimbwira vuba? Undi aramubwira ati cyane rwose nta kibazo nzabikubwira, ati kandi rwose haba ku nshuti zanjye z'abahungu iz'abakobwa, ati bose nzabikubwira rwose ntugire ikibazo. Murabizi neza yuko umusaza wa Anna agomba kumenya buri kimwe cyose kijya mbere ku buzima bwa Anna, cyane cyane ubwo inshuti ze, kubera yuko yabwiye Clara ko agomba kujya abimubwira. Hano rero babaye nkaho ibyo ngibyo babyihoreye, arangije barongera barikinira umukino kubera ko byagaragaraga yuko hano Anna cyangwa se Liza adashaka kugira ikintu abwira Clara muri kano kanya. Ako kanya rero nta kindi cyabaye, bongeye kutwereka undi munsi ukurikiyeho bagiye kureba filime. Murabizi neza ko agace ka mbere ariho twagasoreje nyine Anna yari yagiye gusaba Clara kugira ngo baze kurebana agafilime ku mugoroba. Hano rero musaza wa Anna yaraje, amajije kuza aravuga ati se injugu mwazizanye? Ati yego rwose. Ati none se kubera iki mbona Clara yicaye hano byagenze gute? Ati rega nawe arareba filime. Ati none se turareba filime twenyine kandi nawe agomba kuba ahari nk'umuntu tubana cyangwa se nk'umunyamuryango wacu? Ati urabizi zana hano izo njugu Clara. Ati vuba vuba hita uhaguruka ugende none ahangaha. Yatangiye no kwirira mbese nk'umuntu urimo kumwirukana. Arangije agiye kubona abona hano Liza ndetse na Clara bahise bahagurukira rimwe. Aramubwira ati rwose nimba nta kibazo umwirukanye Clara, reka nanjye tujyane kubera ko nanjye ntabwo nagumana hano nawe. Ati erega ujye wibuka yuko uyu nawe ari umwe mu muryango wacu. Hano rero brother wa Anna yabuze uko abigenza, arangije ahita avuga ati rero nta kibazo nyine muze mwicare. Arangije Anna yarahindukiye areba Clara aramubwira ati Clara ngwino twicare turebe filime. Ati ngwino. Hano Clara ntabwo yabyumvaga neza, ariko Anna yahise amuzana aramwicaza. Umusaza waramubaza ati none se kuki umwicaze muri iyi ntebe kandi uzi ko ariyo nkunda kwicaramo? Ati none se mwicaranye hari ikibazo? Urabona ari igisimba byibuza aryana, ugomba kwicarana n'undi mwana kandi ntukomeze no gutera amahane aho ngaho. Ndavuze ngo icara, ni njyewe ugomba gutanga amabwiriza hano muri ino filime. Ati kandi nimba wumva bidakunda yuko uri bwicarane n'undi mwana umbwire njyewe ngende, kubera yuko rwose ndabona utangiye kubizanamo amananiza musaza wanjye. Arangije yabonye ko nta kundi ari bubigenze yahise yicara. Hano rero umusore rwose biragaragara yuko bimubangamiye cyane, kubera yuko ubundi nta nubwo aba ashaka yuko bavugana cyangwa se banegeranaho n'umunota umwe. Arangije yahise amubwira ati rero umva bro, ugomba gusangira nawe izo njugu kandi mukazisangira neza. Urabona izo njugu ni nyinshi kandi ziri mu kintu kinini, ntabwo rero twabona ahandi tuzishyira. Ugomba gusangira nawe, nanjye ndabanywa zino ziri hano muri iki gishashi cyangwa se iki gipaketi. Arangije musaza we yaramurebye, arangije aravuga ati Anna waba uzi ibyo urimo kuvuga? Undi aramubwira ati yego cyane rwose. Ese gusangira n'undi mwana hari ikintu bigutwaye? Hano Clara yatangiye no gukinga akaboko ku munwa kugira ngo abwire Anna ati Anna ibyo bintu urimo gukora ntabwo ari byo rwose. Undi nawe akajya amucira amarenga ati Anna ibintu urimo gukora rwose biraza kukugaruka, njyewe ninza guhaguruka hano turabonana. Ariko akajya abimuciramo amarenga nyine ku buryo Clara atari bumenye ibyo ari byo.
Ana rero yahise ababwira ati rero ubu ngubu noneho agafilime karatangiye, agafilime tugiye kureba ni aka ngaka, buri wese abe maso nyine tuze kureba agafilime kandi rwose kabaryohere, ati nimwakire n'uyu musego muterekeho izo njugu mubone uko muri buze kuzisangira neza. Hano Clara rwose ibintu byose noneho byasaga nkaho byamutunguye kubera ibintu Clara cyangwa se Ana aba arimo kumukorera rwose biba bisa nkaho atarimo kubyumva neza, aba areba ukuntu agenda amwegeza hafi ya musaza we ariko nanone musaza we akamwereka yuko rwose atamushaka cyangwa se atanamukeneye hafi ye aho ngaho. Aho ngaho rero agafilime kacu niho kakomereje, wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha, kandi hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo ushaka kuduha rwose watubwira muri comment cyangwa se ukanatwandikira kuri nimero yacu, nabyo biba bishoboka cyane. Ngaho rero komeza twibanire muri aka gafilime keza cyane, kandi agafilime keza cyane rwose kazakwigisha byinshi muri ubu buzima. Barakwereka rero hano umwana rwose amasaha yaragiye aricuma, arangije aravuga ati ariko murabizi ndi kumva rwose n'ibitotsi bimereye nabi, njye ndumva najya kuryama. Ahangaha rero akivuga kujya kuryama yarahagurutse ajya gukora mu njugu z'abandi, arangije bahita bamubwira ati haguruka ugende nyine uradutaye. Hano Clara yanarebye Ana arimo kugenda aravuga ati noneho zinyakiyeho karabaye, uno muntu se utajya unemera yuko tunavugana uhora umbwira nabi, noneho turasigarana mu ruhe rwego. Yarebye filime bari kureba, areba n'umusore bari kumwe bari kureba na filime, arangije ahita amubwira ati nyakubahwa hari ikibazo ndamutse ngiye nanjye noneho no kugenda bisa nkaho rwose ari kubisabira uruhushya. Umusore nawe yahise amubwira ati ese wagiye nigeze nkufata amaguru wafashe inzira ukagenda, ati none se nyakubahwa ko numva urimo kumbwira nabi hari ikibi nkoze, ati va hano ugende nimba ushaka kugenda mva iruhande. Ahangaha rero umukobwa disi yaragiye, bongeye kutwereka rero bukeye bwaho hano hari ahantu bari bagiye musaza wa Ana ndetse na Ana arakwereka Clara yahise aza kuri mashini ya wa musaza wa Ana, hari ibyo aba arimo kwikorera, arangije disi afungura mashini y'abandi. Uyu mukobwa ntabwo ashaka kwikurura ibibazo buriya, maze kuyifungura yatangiye kugenda hari ibyo yandika ndetse hari n'ibyo asiba agenda abihindura. Arangije barakwereka rero umusaza wa Ana amajije kugaruka yahise avuga ati ntabwo mbyumva neza, ninde wangiriye muri mashini akuzuza ibintu nari nasize ndimo ndakora ndetse bimwe na bimwe akanabihindura, ati nubwo yabihinduye neza nkeneye kumumenya. Arangije ahise ahaguruka atangira guhamagara Clara ndetse na Ana. Hano rero Clara yahise aza yihuta atangira kumubaza ati nyakubahwa nari nkwitabye. Akimara kumwitaba yahise amubwira ati ino mashini ni wowe wayikozeho, ni wowe wahinduye ibintu byari birimo? Undi aramubwira ati nyakubahwa ni njyewe ariko nagira ngo nkufashe rwose nabonaga ari ibintu byinshi cyangwa se byanagutesheje n'umutwe, niyo mpamvu nabikoze nyine kugira ngo nkufashe. Undi aramubwira ati ariko ni kuva ryari mpora nkubwira yuko ntagushaka mu bintu byanjye cyangwa se ntashaka ko wivanga mu buzima bwanjye, ubundi urwaye mu mutwe cyangwa ufite ikibazo? Ati buretse gatoya. Ako kanya rero Ana nawe yahise ahagera, akimara kuhagera yatangiye kubaza musaza we ati ese bro ni ibiki bibaye hano, ataragira byinshi amubaza ariko musaza we yahise yigendera n'umujinya mwinshi cyane. Ana rero yahisemo kumukurikira kubera ko yabonaga rwose ibintu byabaye nabi. Hano rero barakwereka disi Clara yaraje aryama hano yibaza ikintu kibi yaba yakoze nimba kumufasha, kubera yuko yabonaga ibintu byamubangamiye cyangwa se byamugoye cyane byaba birimo ikosa, yumva nyine biramuyobeye kandi uriya musore rwose agira ingeso yo kumubwira nabi buri gihe. Umukobwa rero yaraje yiryamira hano rwose amera nkaho rwose yacitse intege ndetse bisa nkaho rwose iby'akazi byanamunaniye. Arangije hano Liza yaraje amwicara iruhande, akimara kumwicara iruhande aramubwira ati Clara ndabizi neza yuko rwose uri kumva ubabaye. Undi aramubwira ati none se waje hano gukora iki Ana, sinaherutse ujya kureba musaza wawe? Undi aramubwira ati rero njyewe rwose ibintu byo muri uru rugo ndabona bimajije kunyobera. Undi aramubwira ati se kubera iki anti?
ati kubera iki? Kubera yuko rwose mbere ukiza hano wakundaga musaza wanjye kandi rwose ndabizi neza nagufasha mukongera mukiyunga mukamera neza. Undi aramubwira ati oya, njyewe rega ntabwo nshaka kwiyunga na musaza wawe cyangwa se ngo mbonemo umukozi mwiza cyane, kubera yuko ibyo nkora hano rwose ndatekereza nta muntu n'umwe bibangamiye, ariko we ajya hariya akandakarira cyangwa se ukabona ari kumbwira nabi no ku tuntu duto duto kandi mba nakoze nzi yuko nakoze ibintu byiza. Ese nimba mubangamira byibuza ntiyananyirukana bikagira inzira aho kugira ngo akomeze ambwire nabi? Ati rwose musaza wawe mbere nabonaga ari umuntu mwiza, ariko ubu ngubu rwose maje gucika intege, mba mbona rwose birimo kunaniza no mu kazi kanjye. Umukobwa disi yatangiye gucika intege, arangije akomeza kubwira umwana w'umukobwa Ana ati rwose ndabona ibingibi ntazi nimba nzabishobora, ati birasa nkaho mu minsi mikeya rwose nshobora kuzigendera. Disi Ana yarababaye, amaze kubabara areba Clara arimo kwigendera, aravuga ati rwose bisa nkaho ngiye kubura umuntu nakundaga cyangwa se nari nariyumvishemo mu buzima bwanjye. Ese ubu ngubu nzabigenza gute mana yanjye? Ese wowe uri Ana wabigenza gute? Aka gafilime ni twebwe kareba kubera ko nitwe turimo kukareba nyine uyu munsi. Umwana yaraje hano rero aza mu cyumba, arangije afata telefone ahamagara anko we, aramubwira ati anko rwose bisa nkaho ibintu nari napanze bitarimo kugenda neza, kubera yuko rwose musaza wanjye ari kubwira nabi wa mukobwa twazanye, kandi rwose umukobwa yatangiye gucika intege. Ati rwose anko yaje akunda musaza wanjye, ariko ubu ngubu rwose bisa nkaho yatangiye kumwikuramo cyangwa se yanamwikuyemo byarangiye, kubera ko arimo no kumbwira ngo mu minsi mike ashobora kuzasezera akigendera. Hano rero umukobwa yarabyumvishe byose ibyari birimo kubera hano, arangije ahita aza yinjira direct mu cyumba cya Ana, aramaze ati Ana umuntu mwari murimo kuvugana ninde? Undi aramubwira ati rwose ni anko wanjye twari turimo turavugana. Ati none se n'ibiki mwavuganaga? Undi aramubwira ati rero ni anko nyine twari turimo turavugana ibintu bya hano mu rugo, nta bindi bintu bidasanzwe. Ati hoya Ana mbwiza ukuri buri kimwe cyose nacyumvishe. Arangije aramubwira ati ngaho basi ba wicaye hano hanyuma nkubwire. Ati ariko mbere na mbere banza unsezeranye yuko ibintu ndi bikubwire bitari bukurakaze cyangwa ngo bikubabaze. Arangije yaramusobanuriye buri kimwe cyose, aramubwira ati rega buriya kuza hano kwawe ni umupangu wanjye na anko wanjye. Ati twagira ngo byibuza turebe yuko musaza wanjye yagira umukobwa akundana nawe. Ati kubera ko mu myaka igera muri 5 igiye gushira nta mukobwa arakundana nawe, niyo mpamvu. Hano rero umukobwa nawe yarabyumvishe, arangije aravuga ati ati iyo ngiyo niyo mpamvu mwabikoze? Undi arangije aravuga ati noneho ndacyafite impamvu zo gukomeza kwihangana. Arangije barakwereka hano musaza wa Ana yaravuye mu kazi, amajije kuva mu kazi aza yicara asanga Clara arimo gukubura, arangije amutambukaho araza aricara. Akimara kwicara rero Clara yaraje aramubwira ati mwiriwe neza nyakubahwa. Undi aramubwira ati wiriwe. Arangije aramubwira ati none se ko muvuye ku kazi hari ikintu nabakiriza? Undi aramubwira ati oya nta kintu ndi gushaka ko nakirizwa cyangwa se umpereza, wowe genda wikomereze imirimo yawe. Undi aramubwira ati ariko nyakubahwa hari ikindi kintu nashakaga kukubaza. Undi aramubwira ati ni igiki none ushaka kumbaza? Arangije aramubwira ati nizere yuko nta bibazo ufitanye mu kazi na Ana. Undi aramubwira ati oya ntabyo. Ati kandi nizere ko nibyo nakubwiye ko uzajya umpa amakuru urimo kuyashaka neza, kandi hagize ikintu ubona kidasanzwe ugomba kujya uhita umbwira. Undi aramubwira ati yego. Arangije umusore yarahagurutse agiye kwigendera ngo yigendere mu cyumba cye, yagiye kubona abona Ana aratashye, atashye arimo kurira ndetse nta n'umwe yasuhuje muri bo, ahubwo ahise akomerezaho ajya mu cyumba cyaho barara. Amajije kugenda rero hano umusaza wa Ana yahise abwira Clara ati bugumye hano ndaje. Ati wewe burugumye hano. Arangije arazamuka ajya kureba Ana, amaje kuzamuka undi aguma hano arimo kwikorera udusuku uturimo twe nyine tw'amaboko. Akimanuka rero umusaza we avuye mu cyumba cya Ana kumureba, yasohotse ari kuri telefone arimo kuvugana na anko wabo, ari kubabwira ati ndaje mpamagare dogiteri kubera ko ndabona ntazi ukuntu ameze. Kwa kundi nyine abantu b'abakire baba bafite umuganga wabo bitaho,
niwe yaragiye guhamagara. Arangije hano Clara yahise amubwira ati buretse gato yo guhamagara dogiteri mbanze ngende mvugane nawe hanyuma ndakubwira wenda nimba kuvugana nawe uko bimeze. Yaraje yihuta asanga Ana ari hano mu cyumba. Arangije aramubwira ati Ana byagenze gute ko utashyurira kandi ukaba utashye n'amasaha yo kuva ku ishuri atageze? Undi aramubwira ati anti mbabarira umbwire yuko ibintu ngiye kukubwira byibuza wowe ujya ubimbonaho, byibuza ujya ubona ndi umujura cyangwa se ndi umuntu wakiba iby'abandi? Undi aramubwira ati hoya, ati hoya rwose ntago ari kumeze, ati ibaze yuko ku ishuri umwana yabuze amafaranga, amajije kuyabura abibwira tica, amaze kubibwira tica rero tica ahita avuga ati ubu tugiye gusaka abanyeshuri bose, ati njyewe nari nagiye no kuri tuwarete, ati kubera ko nyine ntabwo nari aho ngaho mu ishuri ibyo byose biba, ati ndangije ngarutse batangiye gusaka amafaranga bagize gutya bayabona mu gikapu cyanjye, ati rwose sinzi n'umuntu wayashyizemo, ati ndarengana ntabwo ibyo bintu nabikora. Arangije aramubwira ati woya rwose ihorere mwana wanjye, rwose ndabizi neza ko ibyo bintu utabikora, mu bigaragara ni umuntu washatse kukubeshyera kandi rwose humura nta n'ikintu biri bugutware, rwose ihumurire. Ati kandi ikindi ndumva bibaye byiza twabibwira musaza wawe kugira ngo nawe abimenye, ati kubera yuko araguhangayikiye. Umwana ahise yeguka aramubwira ati oya anti ntabwo nshaka yuko tubibwira musaza wanjye kubera ko byamuhangayikisha. Arangije aramubwira ati okay nta kibazo, noneho nimba udashaka ko tubibwira musaza wawe reka tubyihorere, ariko ntiwongere kurira nyine, ntiwongere kugaragaza kubabara kubera ko nawe biratuma ahangayika. Ako kanya rero bongeye kutwereka Clara amanutse hano, musaza wa Ana aramubwira ati rwose humura umwana ameze neza, ati nuko atashye umutwe urimo kumurya, ati kandi humura rwose araza gukira, ati nta kibazo noneho nizere ko bitari grave. Undi aramubwira ati yego. Rero ni nuko agafilime kacu kagenze, kubera yuko turahura mu gace ka gatatu aho noneho dukomeza kureba ese uyu musore n'uyu mukobwa bazagera aho bakundane, kubera ko tumaje kumva yuko ari diru cyangwa se ari umupango wapanzwe n'umwana ndetse na uncle we. Reka dusubire mu gace kacu.